reka ngushimire cyane. Iyi ngiyi iracari One Africa TV. Njewe ndacari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Navuga ngo ambasaderi ukumva nyine umwe rukumbi. Tugarutse na parti ya kabiri aho dukomereza aho twagejeje. Turacari kumwe n'amahirwe yo kugira Vice President wa Banyamulenge Mutuality bwana Maître Emile Muhizi. Hanyuma Maître ihangane dukomereze aho twari tugeze, ariko sinzi namba uwo ukiri tayari kuba wo komeza kuganirira abadukurikiye. Nta kibazo kabisa rwose ndahari. Numva nakomeza. Yego, hanyuma ubushize twari twarangirije ku kintu cavugaga yuko abantu bagiye banenga bakavuga ngo iki ntabwo ari cyo gihe cyo kurema undi muryango, ngo hari hasanzwe hari ubundi. Abantu bakavuga ngo ese ni kihe gihe cagakwiriye abantu bagakwiriye gufata bakaba bareba ibibazo bihari bakanabikemura. Niko wagiye uvuga nawe, uravuga ati ese ni kihe gihe cyangombwa gikwiriye. Hanyuma uza gukomoza ku kintu nshaka kugira ngo tukubazeho, aho wavuze uti mwabyinjiyemo mwiyambaza abapastori n'abandi bantu. Bankutubwira kuri ibyo bintu ni biki mwakoze mbere yuko murema umuryango? Wavuze yuko hari ibyo mwakoze muganiriza abantu mushaka kugira ngo bakemure ibibazo byari bihari. Bankubitubwiraho. Numva ni birebire kandi n'urugendo rurerure rwatwaye igihe kinini, kuko murabona urugamba rumaze gutangira, imihana yatwitswe, habayeho impamvu zituma abantu basaba urubyiruko kuba rwasanga ababyeyi bagerageza kururwanirira. Ariko mu itangira ryabyo, kuko hari hakenewe ko haba abantu, icyari kisha abantu cyangwa se cyari icyatumye intambara ziba, twebwe twatekerezaga ko ari ubukehwa. Ubwo bukehwa rero biba ngombwa ko abana bajya basanga ababyeyi babo, kuko bari banyanyage hirya no hino, abari mu mashuri, abari mu makambi, abari hehe, bagiye baza bashaka gusanga ababyeyi nyine no kujya kubahumuriza. Muri uko kubahumuriza hahise haremwa ikindi kintu cyaje kuvuka mu cyo bita Android. Ariko iyo Android yagiye ari abana basanze abandi bari bahari, wenda bitari ngombwa kubivuga mu mazina, ariko bari basanze abandi bari bahari. Bamaze kugerayo, noneho uwo mushinga urashimutwa, uwo mushinga uribwa. Mu yandi magambo y'ikinyamurenge, wibwa n'abantu bari Kinshasa bafatanyije n'abambari babo. Abana bire turuva ahantu twohereza abandi, bagezeyo bose barabafata, barababwira ngo gasopo kujya hariya mwari mugiye, turashaka ko muba ikindi kintu. Noneho barema cya kintu nakubwiraga cya Mutebutsi na Masunzu, bakirema ku mugaragaro. Noneho dukora inama ya mbere yabereye Carolina Nord. Hariho umusaza Dr. Runyambo ari mu bantu biyambajwe n'abandi bagabo bari baraho, n'abandi babwiye bava mu mastate atandukanye kuri icyo kibazo. Sinakijamo muri detail ngo kirangize. Noneho muri iyo nama hemezwa ko abana baririya bose babona ubufasha. Ariko uwari uhagarariye uruhande rwa Mahoro avuga ko bishoboka, ariko hari abantu babiri bashobora kumunanira. Abagabo barahora bamwe ati Kameme, wowe umuntu w'umugabo waje mu bandi, none uratubwira ko hari abantu bashobora kukunanira bakakunaniza ku buryo ibi twavuze ahangaha bidashyirwa mu bikorwa. Aratubwira ati nyamara ndagerageza, ariko nyine murumva ko harimo akantu. Turataha, bari dutaha bemejanyije ko icyo gihe nembwiye Texas
dufata indege dusubirayo abandi nabo bafata imodoka zabo abari baje n'indege bafata indege basubirayo n'abari baje mu modoka basubira iwabo mu macumbi yabo icyo gihe numva hari muri 2018 cyangwa 2019 hari muri 2019 ntibyashirwa mu bikorwa nkuko bari byategetswe nabo bagabo kandi mu byukuri n'abagabo babasaje twemera kandi ko bari babitegetse byari mu kuri ariko rwa ruhande rutekererezwa ntirwabishira mu bikorwa nkuko bagomba kubishira mu bikorwa kandi rero nta n'igitekerezo cyo kurema ibi bintu cyari kihari bwari uburyo gusa bwo gushaka kugira ngo abantu bakorere hamwe iyo faze ivaho imaze kuvaho n'ubundi hakomeje izindi negociation bwakeye bwije bakazana amananiza bakazana andi mananiza tubabwira tuti nimwebwe nimureke gukora bakama buca mu gitondo akamatubwira ngo kwa runaka abana barashize habe numwe bugaca ngo basigaye batanu bugaca ngo hagize gute ntabaki haba barahunze bagize gute titwofasha ibusa titwofasha izina gusa bazana ibintu bakazana condition none mwayivaho bakazana kugeze ejo bundi none habaye muri uyu mwaka ushize wa 2020 nko mu mezi ya kwa 10 kwa 9 aho ngaho nyuma yo kwandikira amahoro amabarwa menshi none twigira inama yo kureba urundi rwego rushobora kuba rwaba ruri netre rwahamagara abantu bakitaba none tukabiganiraho twasanga turi mu makosa noneho bakatubwira batanga muri makosa aya makosa nti dore uko bigomba kumera nuko uko bigomba kumera nuko batubwira ko umwe mu bantu bari muri abo bapasteri akaba yari no mu gice cy'abasirikare yavuze ko mu gice cy'abahoze ari abasirikare abavuye ku rugerero cyangwa se abadeserteri wenda ndi ku muntu yabita atubwira ko tutazabonana tubibwira abo bapasteri nabo baratubwira ngo yego turabanyamurenge turabyumva umuntu umwe ntashaka kutunanira murabibona byo muvuga bagerageza gutanga ibisobanuro ahubwo turumva tuzababuranisha mutahari muzaburanisha abantu bazababurana batahari mu nyandiko se gute noneho rero kugira ngo abantu baburane batahari tugahita twinjira mu mategeko sasa kugira ngo abantu baburane batahari umwe barakubwira ngo wewe tanga ikirego cyawe ugishire ku nyandiko tugishikirize uwanyu uwurega ugatanga inyandiko ukayiha urukiko ukanereka urukiko ko waruha kopi yayo wayihaye uwo muburana mugenzi wawe muburana nawe agasubiza ibyo yashubije akabiha urukiko nawe akaguha kopi ya bya bindi noneho ukabisoma wasanga ari ngombwa kongera gushyiraho ibindi kuri byo wari wanditse ukabyandika nawe yasanga ari ngombwa gushyiraho ibindi nawe yari yanditse akabyandika kandi ibyo yanditse buri wese yanditse abimenyesha mugenzi we kugira ngo nimba hari n'ikindi none yongera asubire yandike kuko iyo ari urubanza bene urwo ngurwo ntibakubwira ngo urandika rimwe ngo yandike rimwe wenda mubyanditse rimwe aho nyine n'Imana iba yakoze igitangaza ariko umwe azayandika undi agasakandika noneho ibi wisobanuyeho bakakubwira ngo hari ikindi urenzaho ugasakandi ukandika uriya nawe yabona biragize agasagashiraho ibindi mwarangiza mukabishikiriza urukiko rukabisuzuma ariko noneho baratubwiye ngo nituze tubivuge mu magambo tuvuge mahoro itahari kumbe barangije kubazanya n'amahoro muri uko kuvugana amahoro baratubwira ngo baravuganye n'amahoro barayibwiye ariko bakeneye kutwumva tusobanura ikibazo uko giteye no kuvuga ngo twebwe twarareze haburana amahoro mbere noneho ngo imare kuburana tuhageze urubanza bararupfundikira bararuklasa sans suite kuva mu kwezi kwa 10 11 kwa 12 kwa mbere kwa gatatu twishyuza turaheba ngo tumare guheba turavuga twese ubundi iyindi vwane yihe ubundi ko mahoro ari association ese ubundi twirukanga kuri association kubera iki twakoze mutualité yacu tukibumbira muri iyo mutualité akaba arimo tuba
abari bwo dutekereza gukora mituwarite rero tuyishyira ahagaragara. Ni muri urwo rwego tekereza twaganire n'abo bantu. Nyuma yabwo rero nibwo umpase nakubwiraga yagiye kuri radio avuga ko nabo nyine bafite amacakubiri ariko kandi bahagarariye Imana. Ukibaza abantu bahagarariye Imana ukuntu bagira amacakubiri ukabibura. Banavuze ndebwira yuko bavuze yuko ngo ibyo mwavuze basanze bidafite ishingiro. Byari kuba bidafite ishingiro, byari kugira ishingiro, bari kubitubwira. None se ko twamuhamagaye tukamubwira iyo asanga bidafite ishingiro, kuki yananiwe kuduhamagara ngo atubwire ngo ntibifite ishingiro? Yamara kubona twagiye twakoze ibindi umwaka warashize, none akabona kuza kuri radio kuza kwiregura kubera ko twavuze ko twaregeye abapasiteri ntibagira icyo bakora. Bira no kwikura mu isoni gusa no kwiregura ariko ntabwo ibyo yavuze bifite ishingiro kubera ko yari ko yarabitubwiye mbere. Gutsindwa si igitangaza. Njewe menyereye iby'inkiko. Kurega ntibivuze ko ugomba gutsinda. Ushobora kurega ukanatsindwa. Ariko rero kugira ngo urege unatsindwe bagomba kukubwira ko watsinzwe nyine. Bakakubwira ngo warareze dore uko byagenze wanyureguye iki wari uhari waraniwe kunyomoza iki none kubera iyi mpamvu kubera wabuze iki kimenyetso uratsinzwe. None twebwe icyo ngicyo nta cyabaye. None kuza kutubwira ngo baragiye basanga turi mu makosa akaza kubivuga nyuma y'igihe yaduteranyije ryari twaburanye ryari ko ntabwo twize tubona amahoro bayihamagara ngo natwe baduhamagare baduhuze batuburanishije ryari. Urumva ko ibyo bakora byose ni ibintu nyine byo kubeshya rubanda ariko ndibo tupfa kudupfundikirana gusa ngo badupfundikirane ngo bavuge ngo ibyo twavuze byari bifite ishingiro. Byari kugira ishingiro, byari kutayigira, bari ko baraduhamagaye bakatwicaza akatubwira ngo iki kintu nta shingiro, iki nta shingiro, iki nta shingiro. Ariko bakabikora bamaze kutuburanisha tukasobanura ibintu mahoro ihari, mahoro ikavuga ngo ibi ngibi batuvugaho siko byagenze, dore uko byagenze imbere yabo bagabo, ariko nta byabaye. Nuko niko ibintu byagenze. Noneho ku bijanye n'igihe mwatangiye kugeza ubu nyine abantu se barashobora kuba barabaganye byagenze gute kuri ubu? Ibikorwa byanyu bifashe bite? Nibiki murimo mupanga? Cabuze ibintu byabaye kimyanka yabo ka yawa munyekongo. Mu byukuri numva tumaze amezi 2 kwezi kwa gatandatu numva kwari kwezi hagati ubu ngubu n'amezi 2 ariko aho tugeze harashimishije pe ku buryo ndeba abantu ukuntu batanga imisanzu bashishikaye, ndeba abantu ukuntu bitabira buri munsi tuba twakira abantu. Numva rero mu byukuri abanyamuryango barahari ni benshi, ntabwo babuhari, n'abagize ubwoba nyine bwo kuvuga ngo barumva ngo ese hari uwambwiye aramwakata ko turi mu kugira ubwoba, turi mu kumva twoza muri mituwarite atari ko tukagira ubwoba ngo ese mituwarite yoshira. Ariko se mituwarite ifite impapuro ziruta n'iz'amahoro ye, ntibihuye. Mahoro ifite ikora ku nzandiko, naherutse ikora ku nzandiko za hano muri mene. Rero twebwe dufite inzandiko za federo, dufite ubuyobozi buhari, dufite ibintu byose bikwiye, dufite abanyabwenge, dufite abanyamuryango. Niki twatinya iki? Nta kintu na kimwe twatinya. Mu byukuri abanyamuryango barahari kandi bariyongera buri munsi uko bukeye nuko bwije. Numva nta gusa icyo kumenya statistique nicyo wenda abantu batashoka bamenya kubera ko abantu bari mu state atandukanye. Muri state runaka harimo 20, ahangaha harimo 15, hari bangahe, ukabona uko ama state yose agenda atandukanye niko agiye abamwe abantu batandukanye. Noneho kandi abiriwemo none sibo bazirirwa mwejo ngo hazaba hiyongeremo
abandi. Rero mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none duhagaze neza, mutualite irahumeka. Ni ibihe bikorwa muhaye muteganya kuri none? Twebwe mu bikorwa dufite uyu munsi wa none turacyarimo duteganya kwiyubaka, turacyariko dupanga inzego zimwe n'izindi, turacyariko dutekereza ku bizakorwa, turacyari ku ma plan d'action uko azakorwa umwaka, ibizakorwa mu mwaka utaha, ko turategura impapuro, ko turategura inzego, ariko hagati aho turategura n'ibikorwa byo kunganira bene wacu bari mu byago ruguru. Ibyo nabyo mu minsi mikeya si ngombwa kwirirwa tubivugira ku macano, muzabibona abantu bizabageraho. Tekereza ko wenda atari ngombwa kubishyira ahangaha, ariko aho bizaba biri bizavuga. Ndiyo. Hanyuma nta nicyo natangaza ku bijyanye n'ibikorwa, nta bisabiye uburenganzira perezida. Uvuga ngo perezida agomba kumpa uburenganzira, uvuga ngo kuri iki gikorwa iki ngiki muravuga iki, muravuga iki, urakora iki. Naho ku mikorere ya association n'ibigomba gukorwa, ya mutualite n'ibigomba gukorwa, n'ibigomba gusohoka, n'ibyinjiye, n'ibigize gute n'imibare, ibyo ngibyo bivugwa ari uko perezida yabishyizeho umukono. Niki mutandukaniyeho n'amahoro rero? Ibyo dutandukaniyeho ni byinshi. Iyo dutandukaniyeho bigizwe n'ibyo dushyiramo imbaraga. Hari ibintu bigera kuri 4 twasanze, kuko mu buzima hari ibintu bigira umuntu yakwita priority. Hari ibintu by'ingenzi bigomba gushyirwa imbere. Rero muri ibyo by'ingenzi nibyo twatekereje ko ari byo tuzashoramo imbaraga zacu zose. Icya mbere, ntabwo ngiye kujya mu kuntu ibintu bipanze, ngo tuzaharanira ubumwe bw'abanyamuryango, tuzaharanira imibereho myiza y'abanyamuryango. Ibyo byose uzabikenera azaze kubisoma mu nyandiko. Ariko hari ibintu by'ingenzi bashobora kugukangura no mu bitotsi, ukumva icyo kintu ugomba kukivuga, ukumva icyo kintu kiraje kiri hafi. Ibyo rero twabifashe ingingo 4 zigomba kuzatugenga. Nubwo izindi zose zihari, ariko izo ngizo zizatwunganira, zanadufasha. Utize izo ngingo ni zihe? Ingingo ya mbere twashize ku rwego rwa mbere ni ukurwanya icyitwa amacakubiri. Kurwanya icyitwa amacakubiri rero gikubiyemo ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi ni ukumva ko umunyamuryango wese ari nk'undi, ni ukumva ko umunyamurenge wese afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi we. Nta munyangire, nta munkundire. Uwujuje ibisabwa kuri ibi bintu byo gufashwa ikintu runaka azagifashwa hatitawe ku murara we, hatitawe ku cyakora icyo ari cyo, hatitawe ku mateka yandi yo hirya. Rero icyo kintu tuzakizirikana, kandi kiri mu byo twagaye muri mahoro. Kuba ari nabyo bagaruka kuri cya kibazo wabazaga ngo kisi cyo gihe bashaka ko amacakubiri akorwa, bakanayakora bakashyira mu bikorwa, runaka arafashwa runaka ntafashwa, ariko barangiza bakavuga ngo ikisi cyo gihe cyo kubivuga. Ariko kibaza kubera iki ni igihe cyo kutabivuga, ariko ari igihe cyo kubikora kubera iki? Ingingo ya kabiri rero nuko muri ibi bihe turimo bikomeye muri uru rwego, tugomba gushyira imbere kumenyekanisha umwanzi w'umunyamurenge ninde. Umwanzi w'umunyamurenge ari he? Icyo kintu
tugitekereze, icyo kintu tucicarire, icyo kintu tugitindeho, niturangiza tuzamenya icyo gukora nyuma yo kumenya umwanzi wacu. Rero hari abantu benshi usanga bahuzagurika. Icyo kintu rero tugomba kukirwanya. Ni ukuvuga ngo tugomba kumenya neza neza ngo umwanzi ninde. Nitumara kumenya umwanzi ninde, akorana nande, akoresha iki, ashaka iki, intego ye ni iyihe, nitumara kumenya icyo kintu, hari icyo tuzafasha iwacu kandi kizaba gikomeye. Ingingo ya 3, nibyo twe tuzashiramo imbaraga, ariko kandi tunagaya abandi batabikora. Ingingo ya 3 niyo kuyoborwa n'abanyamuryango. Ni ukuvuga ngo abanyamuryango nibo bazayobora umuryango. Abanyamuryango b'Abanyamulenge Mutuality, abo nibo bazayobora uyu muryango, kandi nta nubwo turi abanyamuryango biteka twebwe, nta nubwo turi abanyamuryango cyangwa se turi abayobozi bahoraho. Ubuyobozi bugomba gukora igihe cyabwo kikarangira, hagatorwa abandi bagakora igihe cyabwo kikarangira mu mutuzo no mu mutekano, kandi bigakorwa no mu rukundo, kuko turi umuntu umwe. Rero kuri iyi ngingo tuzirinda abantu bazatuvamira kuduha ibitekerezo bari hanze bashaka ko bikorwa uko babitekereje. Ahubwo bazaduha inama, izo nama tuziha agaciro, izo nama tuzisuzume, nidusanga zifatika, nidusanga zijyanye n'ibyo dushobora gukora, izo nama tuzikurikize. Ariko nidusanga izo nama tugarura mu macakubiri cyangwa zigadusubiza inyuma, ntituzazemerera, ntituzabyemera, ariko tuzakorana n'abandi kandi mu buryo bunonotse, ariko cyane cyane duha agaciro abanyamuryango bacu. Icya 4, tugomba kuzakoresha umutungo w'abanyamuryango neza. Ni ukuvuga ngo amafaranga azinjira cyangwa se amafaranga ahari, duhereye ku mafaranga ahari dufite, ayo mafaranga agomba kwemezwa icyakora n'inzego zibifitiye uburenganzira cyangwa se zifitiye ububasha, kandi bikorwe mu buryo butarimo ikimenyane, kandi bikorwe ku buryo bwo kwirinda amacakubiri. Rero izo nizo ngingo enye tuzashingaho imbaraga kugira ngo ibindi byose biza byunganira ibyo. Naho iby'amasosiyasiyo cyangwa se iby'amamitualite kuvuga ngo tuzaharanira ikiniki, tuzaharanira iterambere, tuzaharanira, ibyo byose tuzabikora, nta na kimwe tuzavanamo. Ariko cyane cyane tuzisunga izi ngingo ko arenye uko tuzivuze, kugira ngo tubashe gukorera muri transparency, tubashe gukorera mu mucyo. Nuko niko ntekereza rero nibyo umuryango wacu ufite gukora cyangwa se uteganya gukora mu biri imbere. Ariko uhereye uyu munsi wa none, uhereye uyu munsi dushinga uyu muryango wacu, natekereza ko ibyakozwe byakorewe mu nama, kandi icyemezwa kigomba kwemezwa. Byaba ngombwa ko duhamagara assemblée, tugahamagara assemblée akaba ariyo yemeza bwa nyuma, kuko nifite imbaraga zishobora gukuraho umuyobozi, nizo zishobora guhindura icyemezo cy'abayobozi, nizo zishobora no guhindura n'itegeko ye. Dushobora kubitegura ariko bikemezwa na assemblée kuko ariyo ifite imbaraga. Rero ni muri urwo rwego ntekereza ko ari byo duteganya kuzakora. Murakoze. Mu byo mwagiye muvuga, mwagiye mugaruka kuri RCD, habe n'ubu nyine wabigiye ubigarukaho uburyo RCD uti nta nubwo ari bamwe muri bata, ahubwo bose cyabuze benshi nibo bayoboye mahoro. Ati unabikomozaho muri board no muri executive, ndibwira niko wavuze namba ntibeshe. Hanyuma ubushize hari ikiganiro cyaciye ku yindi televiziyo y'abagenzi bacu, bakoranye ikiganiro n'umuyobozi wa RCD. Sinzi namba mwaragikurikiye. Hari abayobozi benshi ba RCD bagiye baca ku maradiyo atandukanye n'amateleviziyo. Wenda ubona akurikiye, sinzi nimba ari we ubaza, ariko kuko nakurikiye benshi hariho ba Nyarugabo, nabonye ku ma TV, ku ma YouTube n'ama TV,
hariho ndavuga ba- ni ikiganiro ubushize cyakozwe n'umugabo wavuze yuko ari umwe mu bayobozi ba RCD yitwa Maître Ntimira sinzi nambi ico kiganiro mwaragikurikiye. ikiganiro cya Ntimira naragikurikiye naracyumvise kuri televiziyo narakirebye ku Murage TV numva kitashize iminsi myinshi nakibonye gusibejo musibonejo mwavuze yego hanyuma yagerageje kuvuga ibintu bigiye bitandukanye ico kiganiro wacumvisha ute? oya nacyumvise nyine ko ari umuntu umuyoboke wa RCD yavuze nyine ashaka kugaragaza ko RCD iriho ariko hari ibyo nemeye muri ibyo yavuze hari n'ibyo ntemeye ibyo wemeye nibi ibyo nemeye nuko yavuze ko bamubajije ko icyo abanyamurenge bo kwibukiraho RCD barakimoje aravuga ngo ntabwo ari mu mitima y'abanyamurenge. Ndibaza ngo iyo umuntu bakubajije ngo ese niki abanyamurenge bo kwibukira ni nkuko bombaza njewe bakambaza ngo ese niki abanyamurenge bo kwibukiraho. Ntabwo novuga ngo sindi mu mitima y'abanyamurenge. Njewe hari ibyo nakoze. Hari ibyo nibwira ko nakoze abanyamurenge bazi. Ibyo nibwira ko nakoze abanyamurenge bazi nibyo nabwira abantu. Ariko kubera ko ntabyo RCD yakoze bizima kuko ibi byo yarabikoze ni byinshi kandi nta mukozi wa RCD woje hari ngo avuge ngo RCD ngo bazayibukire ku bibi. Rero kubera ko ibi bari byo byinshi nicyo gituma yavuze ngo ntari mu mitima y'abanye ni ko ari nko kuvuga hari icyo bazabita mu kinyamurenge ngo nukunaka sindi mu mitima sindi mu mitima y'abanyamurenge kugira ngo menye ibyo bagize zadire nta kintu yari afite yabwira abanyamurenge cya RCD yavuga ko ari cyiza RCD yasigiye abanyamurenge ni mu rugo rwego icyo naracyemeye rwose kuba yaravuze gutyo yabuze icyo ababwira icyo naracyemeye. Hanyuma ibyo utemeye nibi ibyo ntemeye ni ukuvuga ngo hari ibintu yavuze aravuga ngo abahuza RCD na FPR ngo ni abantu gusa ngo baba bafite ngo imyumvire yo hasi itereme yo hasi ashaka kuyihunga aravuga ngo bafite imyumvire y'ukuntu sinzi hari terme yashatse gukoresha ashaka nko kuvuga imyumvire yo hasi ndabivuge gutyo simbe nibuka terme yakoresheje neza ariko yashaka kuganisha ko ari abantu bafite iyindi myumvire nyine itameze neza cyangwa se batakunda RCD. Icyo sinacyemeye kuvuga ko abavuga gutyo ngo bavuze ko ngo baba bashaka kuvuga gusa ibintu ngo bakavuga ibigambo kuko yakoreshaga iryo jambo cyane ngo bagavuga ngo ni ibigambo gusa. Njye sinabyemeye kubera ko yarangije avuga ko nawe wenyine ubwiwe yagiye mu Rwanda yarangije avuga ko u Rwanda rwemeye ko ari rwo rusango rwashinze RCD ariko avuga ko abanyarwanda babyiyemereye. Direwe ntiyashaka kubyemeza kuko abanyarwanda batavuga n'uwo agiye kubyemera arabyemeza kubera ko abanyarwanda babyemeye. Urumva ko hari ukuntu yahungaga ikibazo cyangwa se akakiburira igisubizo kubera ko igisubizo cyashobora kuza kitari cyiza. Mu by'ukuri ndatekereza ko kuvuga ko RCD abayihuza na FPR ari abantu bashingira ku bigambo n'imitekerereze no guhuza amagambo gusa simbyemera. Ntabwo mbyemera rwose ibyo bintu ntabwo nabyemeye kuko RCD urebye neza RCD yashizweho ivuka yavutse nyuma y'iminsi 2 nyuma yo gufata Bukavu na Goma. Bafashe Bukavu baracya bafata Goma bafashe Goma
baraca bafata Bukavu mu gitondo kindi bafata Buvira abari bwo RCD bayitangaza yafashwe Goma yafashwe nande Ubukavu bwafashwe nande Uvira yafashwe nande icyo gihe abasirikare b'abanyamurenge bariko barasirwa Kinshasa bariko barasirwa Kamina bariko barasirwa Lubumbashi bariko barasirwa no mu yandi masiri yandi yo muri Kongo rero kuvuga ngo RCD ngo ni abakongomani ngo ni yiki agasubira akagaruka akavuga ngo Kabila ngo yarabizi ngo koko adire yakwa ibintu byo kwikontradiza umuntu kwikontradiza rero na makosa ikintu nikivugwe mu izina ryacyo RCD ntabwo ari ukuvuga gusa ngo yashinzwe nande ahubwo RCD niki kuvuga RCD ni nko kuvuga muri umuna wa FPR cyangwa ni nka FPR yambutse umupaka nicyo gusa RCD egal FPR yambutse umupaka nta kuvuga ngo RCD ngo n'abakongomani abahe bakongomani yavuze yuko mu buyobozi bwabo ahari harimo bene wacu bo mu yandi moko no kuruta abanyamurenge se abanyamurenge ikibazo s'umubare w'abari muri intambara ntigizwe n'umubare w'abayirwana kuko ushobora no kuzana abamerceneri bakaza bakarwana ariko harwana icyo bita impamvu iyo mpamvu rero ni iyihe nuko wenda ntazanye computer yanjye ngo nyikwereke bari kuri Goma Nyaruga bari mavuga na Karaha nundi mugabo w'umukongomani nimba ari wende sinibuka izina rye wenda singiye kuvuga ndaza kubesha bakaza kumfatira aho ngaho ngo nabeshe aravuga yaravuze ngo abana b'abanyamurenge ko bararwana uyu munsi nyuma y'imyaka 50 abo bana b'abanyamurenge bazarwana nyuma y'imyaka ingahe aravuga ngo rero hagomba kwicarwa abantu bagomba kwicara bagatekereza kukizatuma abantu bicara bakabaho mu mahoro aba banyamurenge bakareka gutotezwa iyo byavuze umukongomani wundi uwo bavuga nyine wo mu yandi wa za Bandundu na za hehe sinibuka amazina yabo kubafatikanya kuko babaye Emile bande ariko abo bantu bazaga ari ibikoresho ntabwo bazaga ari bo ba fondateri kandi ngo babaga ba fondateri bashaka kubabwira ngo bakabahagararira mu kubahagararira abo barunda bururu nabandi bari ba onusumba nabandi bari bose bazaga ari abantu bashizwe hari kubera umugambi w'abanyamurenge kuko abanyamurenge dufite ikibazo kandi dufite n'ibyago ikibazo cya mbere ntidufite ntabwo dufata gahunda yo kuvuga ngo dukuri isomo mu bintu byakoze cyangwa se mu bintu byadukorewe kubwa AFDL batangira AFDL batera mu buto hateye u Rwanda ariko u Rwanda rwihisha inyuma y'izina ry'umunyamurenge bakoresha umunyamurenge bavuga izina ry'abanyamurenge ko ari ryo ryateye ko ari akarengane k'umunyamurenge ariko bazana Kabila bamushyira hariya kugira ngo bagende bashiramwe abandi kuko banaga ko umunyamurenge wenda nibageririya bizananirana bashizemo ba Kabila ngo bagere Kabila bakirikinsha batarafata Kinshasa Kabila yiproklama president ariko atari byo bari bagendereye noneho rero bamaze kubona ko abaye president tibavuza abanyamurenge titugeze Kinshasa abanyamurenge bavugwa ari abanyamurenge bateje intambara hamwe na Kabila hari ngo tugere Kinshasa abanyarwanda bafata president etat major kubera ko urugamba n'urwabo icyo ngicyo ntitwagisuzuma ngo tukibonemo ngo tugikure mu isomo habaye rero birukanye abanyarwanda ni naho nakurikiranye Metre Ntimira akavuga ngo birukanye ngo abanyangora ngo barasanga birukana abanyarwanda
ngo bamaze kwirukana abanyarwanda ngo Kabila ngo yari afite ikihe kibazo yirukanye tous les mercenaires abamufashije bose ku rugamba abangore yarabasezereye barataha kandi bataha mu mahoro n'ikimenyimenyi ko batashye mu mahoro u Rwanda rumuteye Angola niyo yamutabaye ariko ibyo ngibyo ntimira ntabwo yabivugaga nguko ashaka kubyerekana ko Kabila yari yirukanye abanyangora Kabila yarafitanye ikibazo n'abanyangora arasa kandi yirukana abanyarwanda yarafitanye ikibazo n'abanyarwanda Kabila nta kibazo yarafitanye n'abanyangora iyo yagirana ikibazo n'abanyangora tibaba baramutabaye yongeye guterwa ariko rero ikibazo kihari nuko twego abanyamurenge tugendera mu kigare ntabwo dutekereza ngo dukora ibintu twatekereje dukora ibintu byo mu kigare gusa abantu bakagenda gusa mu kigare rero ni nayo mpamvu jewe nagiye kuri mikoro nugira ngo mbwire bene wacu ko tugomba kwicara tukicarira ikibazo cyacu iriya RCD ntabwo ari RCD y'abakongomani baze bayita FPR ikorera muri Kongo iriya ni FPR yahinduye izina nukuvuga ngo ni nkuko wofata methodiste église methodiste cyangwa se ugafata anglikane hari anglikane ya Kongo hakaba anglikane yo mu Rwanda hakaba anglikane yo mu kindi gihugu hakaba anglikane yo mu Bwongereza na hehe voilà na RCD rero nuko niko imeze RCD c'est un produit y'abanyarwanda à 100% gusa bayizanamwe abanyamurenge kuza gusema confusion naho kuvuga ngo harimo abandi bantu abo bantu bagombaga kuba mu nyine kuko barabarekrita bamara kubarekrita bakabashiramo hariya bamara kubashira hariya bakabona ibyo bagenderamo sibyo bakadivorce nishatuma bagashiraho RCD nyabaki yagiye abisubiramo ama RCD menshi yagiye abaho bagenda bacamo kuko bamwe bangaga kuva gukoreshwa ibyo batumva ariko noneho icyari igikomeye kurusha ibindi nuko bagenderaga batangiza bavuze ko ikibazo cyabaye na Nyarugabo yabisubiyemo n'uyu munsi ngewe mfite ama audio yiwe n'ama video yiwe hamwe n'abakaraha bose bahagaze binjoying ukuntu bibwira ko babaye abagabo Kabila babwira ngo uko bizamera kose muzatsindwa ariko bakumva ko bahagarariwe n'u Rwanda rero kumva ko imbaraga z'u Rwanda zigomba kubabeshaho ibira nibyo byago twagize bya mbere rero RCD égale FPR déguisé ni ukuvuga ngo FPR niyo yagiye mu Rwanda muri Kongo yita RCD bamare bafasha abanyamurenge babashira hariya rero bakabakoresha ibyo bashaka byose nico cyatumye batuma Jire Mutebutsi kurasa amasunzu yananirwa bakigendera ese ko bigendeye bakajana indege wa mugani wa mwana bari bagiye kubera ko habaye bari bagiye kubera inyungu za RCD yarabakodesheje RCD byagenze bite akavuga ariko hari n'akandi kantu yakozeho ngo hari abantu bavugaga ko ngo Masunzu ngo afite ngo intera hamwe n'ibindi Masunzu bavuga ko intera hamwe ruberwa bivuge muri restoration kugira ngo aheze inzira Kabarebe yambuke yabivuge muri restoration ko Masunzu afite intera hamwe 5,000 hehe 5,000 ibyo bintu rero byakorwaga gute ibyo bavuga byose bakavuga ngo nta RCD iyo umuntu ayigezeho njewe nzambura ukuntu nyivuga RCD ikiza kimbabaza kandi muri bagenzi bacu nuko zaza kuvuga ngo RCD ngo ntayibaho none se ko bahoraga bavuga ngo ntayibaho ubu ngubu ntibabaye nka warwaganje bavugaga ngo ntakuvugira kuri radio itahuka ngo radio itahuka ni yintera hamwe ejo bundi kubera ko bagiye muri manifestation zabo bakayitabaza bakayivugiraho none uyu munsi RCD ibaye inkongomani ariko nibaje kurasa amasunzu haragenda Kabarebe aho Kabarebe ariko agenda riki ni mercenaires baluwe voilà ibintu njewe ntemeranya n'uriya mugabo n'ibyo ngibyo sinashatse kuvuga kuri byinshi ariko bakagombye kuba objectif
bakagombye kuba objectif bakaza bavuga ikintu ku kindi naho ibyo yagombaga kuvuga bya RCD twagomba kuyibukiraho birahari ariko ndashatse kubivuga kubera ko ari umu RCD ibyo bihari ni bihe nuko twapfushije benshi kuruta igihe umunyamurenge yabereyeho ngo kubwa RCD icyo tuyibukiraho ni ugupfusha abantu icyo twibukiraho RCD ni ugukurwa mu gihugu icyo twibukiraho RCD ni ugupfusha abantu mu gatumba icyo twibukiraho RCD ni ukwirukana abantu mu mihingo yose gupfa hirya no hino voilà icyo twita RCD nicyo ngicyo kandi kugeza n'uyu munsi wa none habe n'izi ntambara zihari RCD izifite mu ruhare ibyo ndabyemera kandi ndabyizeye kandi mfite ibihamya kuko n'aya macakubiri ari muri twebwe hano muri wese RCD yafitemo uruhare rwose. Metre hariho ikintu utigeze uko usa n'ukomozaho nuko abantu benshi bagiye bavuga abati muzamuvuga ibyo ngibyo RCD yarashize nta igihaba ngo buce ejo bundi mu kiganiro sinzi namba waragikurikiyeho nanabikubajije mu bintu mwemezanyaho yavuze yuko RCD ikiriho kandi ikora ndetse anavuga yuko abakeneye kuyijoninga bo mu Uganda ngo bariko banateganya gushaka kuyizana no muri Amerika. Ibyo bintu wigeze ubikurikira? Nibyo nari nkubwiye, nari mvuze gusa nyine nari mvuze mu mfunyapfunyo. Nari nkubwiye ko bisa n'ibyo Rwaganje yavuze. Yavuze ko gukoresha radio itahuka ari ibyaha kubera ko atari gushaka ko baba bashaka gupfobya. Noneho iyo uvuze RCD nabyo bakubwira ko RCD itabaho. Niho naringiye kugaruka kukubwira. Bavuga ko itariho. Ariko noneho gejo bundi ntimira metre ntimira. Yavuze ko iriho. Voilà by'ama contradiction bagenda bavuga. Abantu hano muri rusange baravuga ngo RCD ntiriho. None twababwira ngo irahari nihaye ikora ibi nihaye amacakubiri bagahakana ngo RCD ntibaho yarashize. Ariko none gusibejo timira ati RCD yigeze ishira kwihari ndetse ko duteganya kuyizana no muri Amerika. Barayizana ntihari. Si yituyoboye barayizana kuyigira gute ntihari. Irahari niyoboye mahoro nikomeze iyobore mahoro. Hari ikindi izayobora irayobora mahoro irakomeza icamwe abanyamurenge kuko n'ubundi RCD niyo gucamwo ubwoko. Dore ikiza gicamwo ubwoko ngikiri kuko RCD gitumicamwo ubwoko si y'abanyamurenge. RCD égale FPR sous une autre couverture cyangwa se mu zindi nyuguti ariko ibikoro indani muri yo imbere muri yo ni FPR. Nicyo gituma rero mubona amacakubiri yatwokamye amacakubiri yokamye RCD kuko abanyarwanda cyangwa se FPR ntishobora kurekura RCD ngo baduha amahoro tubashe gutekereza ku ntambara zezubaho. Noneho rero badufatira muri icyo kintu cya RCD tukabaho gusa ngo ko baratuvugira ngo ko baratuvugira ryari. Mwigeze mwumva bavuga intambara kuva ku bwa Kabira kugeza uyu munsi wa none baje kuzivuga ruko Kisekedi yabaye president ari mu rwego rwo kurwanya Kisekedi bakavuga ko Kisekedi yatwishe Kisekedi yagize gute. Voilà ikibazo dufite cy'uyu munsi wa none. Abanyamurenge ntibatekereza. Abanyamurenge bagendera ku marangamutima. Abanyamurenge bagendera gusa ku byo bavuza abandi ngo dufite abadutekerereza dufite abo badutekereza ni bande. Ejo bundi rero ntekereza ko hari mu kwezi kwa kabiri ku tariki 15 umwaka ushize mba ntibeshye habaye inama ya Kinshasa yari yobowe na ONG Nimbari y'Akayira. Rubirwa afashe hafi umunsi umwanya munini pe arimo gusobanura ukuntu ubu nyine muri iki gihe ari bwo umunyamurenge ngo afite ijambo muri Kongo kuruta igihe twabereyeho ngo kuruta n'igihe cya Gisaro. Ibintu biteye agahinda. Wogira ijambo wasenyewe. Wogira ijambo ubwoko buri hanze. Wogira ijambo ubwoko buri mu nkambi.
ariko kubera ko nyine ari byo baba yatumwe nawe kubera ko ari kwabona kuko ni ukuvuga ngo iwe nimba afite ijambo muri Kongo ni ukuvuga ngo ni umunyamurenge wese niwe urifite yo twikirwa yo pfa yo pfusha yo ugira gute umunyamurenge wundi ntacyamubwiye niwe nimba afite ijambo ari identifiye nk'umunyamurenge ni ukuvuga ngo nimba Ruberwa afite ijambo abanyamurenge bose bafite ijambo ariko nawe nta jambo yafite kubera ko iyo agira ijambo iwabo ndi hose nyuka kuko ufite ijambo ni ukuvuga ngo uba ufite ijambo ryo kubaka kuba ufite ijambo kuvuga ngo umugabo afite ijambo ni ukuvuga ngo ni umugabo ufite ijambo ryubaka none uyu munsi wa none tuvuge se ko iwacu hubatse tuvuge ko iwacu hateye imbere nimba iwacu hasambutse turavuga ko dufite ijambo vara igiteye agahinda n'icyo ngicyo. Hanyuma bwana Metre kuri ibi bintu byose uvuze kuri RCD ndacensista ibimenyetso biba biri hehe kugira ngo udukurikiye kuri One Africa Channel azamenye ibintu kandi ibintu bifatika pana gusa ibintu byo kuvuga ibimenyetso nibihe bishobora kugaragaza ibi bintu bya RCD muhora muvuga? Ibimenyetso byo wenda umuntu yabura habishyira kubera ubwinshi bwabyo wenda n'umwanya mutoya ukubivuga ariko reka mbivuge mu ncamake kandi avuga bikeya ntabwo mvuga byose ariko ndavuga ibyejo bundi vubaha aricyo mperaho kimwe cy'ejo bundi ntabwo wumvishe ejo bundi abo ba RCD bagiye kuri embassy y'u Rwanda kandi bakavuga ko bafite gahunda yo kujya mu zindi ambassade ariko nizo ambassade ntibazijemo ariko bakaba baragiye muri ambassade y'u Rwanda bakamarana na ambassadeur w'u Rwanda amasaha arenga 5 bariko basobanura iki niko abanyarwanda bari bayobewe niko abanyarwanda batazi bariko basobanurira ibihe kandi yavuze ko bagiye ngo gupreda ngo birengagije iki ibyo bariko birengagiza ibyo byabaye ejo bundi rero ndumva ko hagiye uwitwa Mukiza Nyabaharira hagiye uwitwa Shirake hagiye uwitwa Binyonyo abo ngabo bagiye kubonana na ambasaderi Vincent Karega kandi bazi neza ko amaraporo ya UN avuga ko abantu bari inyuma ya ziriya ntambara zari ditabara ari u Rwanda sinantuza yonyine ejo bundi u Rwanda rwonyine rwafashe abakombata ba FDLR bare ditabara 19 barabatanga mu Burundi ibyo si ibintu bikihari byo gushakisha si ibyo kuvuga gusa ngo na magambo nk'uko timira bivuga ngo ni ibigambo ntabwo ari ibigambo ditabara ubu Rwanda ejo bundi rwarazirubuye nubwo rutarubuye zose ariko rwemeye ko ruzifite kandi rufata hariho n'abayobozi baza gufata abo bakombata babo babohereza mu Burundi Uburundi bwarabakiriye ntumva icyo ni kimenyetso ariko se ko babikoze ariko nanone ntibyabujije ko RCD ijya noneho yagiye rwihishwa ahubwo nuko amakuru bavuga ko hari umuntu gusa umwe muri bariya utaranejejwe n'ibyabaye abari utanga amakuru atanze amakuru biba ngombwa ko bayashyira hanze ariko bari bagiye rwihishwa ariko bavuga ko bagiye ari inama y'abanyamurenge abandi banyamurenge bari Kinshasa barabamaganye bavuga ko nta nama y'abanyamurenge yabaye rero icyo ni ikimenyetso cy'ejo bundi abo uvuze n'abamambure ba RCD ambassade bagiyeho ni y'u Rwanda i Kinshasa okay iyobowe na Karega ubutwa ambassadeur Karega niwe babananye ngo amasaha arenga 5 ngo barimo basobanura ikibazo cy'iwacu iyo ni RCD nikubwira ko nicyo cyatuma nkubwira ngo RCD égale FPR sous une autre couverture icya kabiri noneho ndaguha urugero rw'iwanyu uri umunyamakuru wabajije nka mwarimu kuba wabaje nka mwarimu nanjye gusubiza nka mwarimu ejo bundi muri Byura wabonye komite yo muri Byura yari yobowe n'uwitwa Mukiza Kingungu ariko kubera ko yavuze FPR ko ifite akaboko mu biberi wacu Metre Ntimira yahise ahamagaza inama yo kumweguza
ibyo ntibyabaye iwanyu ntabibonye Mm. keretse wenda ari amakuru gusa nafashe ariko amakuru mfite neza nuko uyu mugabo Kingungwa Mukiza Kingungwa yegujwe kubera ko yavuze FPR noneho babayoboke ba FPR bari mu banyabyura beguze uyu mugabo kandi ibyo byarabaye nta nejo bundi muri Amerika byabereye hano ubu ngubu umugabo ntabwo atuye hano muri za Arizona ndatekereza ko kandi uyu metere Ntimira menya ari perezida Basaje niba ntibeshye baza kumfasha nimba ntibeshye amakuru nakurikiye nuko uyu mugabo ari perezida wa board y'ababevi iyo nindi association noneho imeze nayo nka mahoro ku ruhande kubera ko iyo niyo mahoro y'abanyabyuru bishize ku ruhande nuvuga ngo iyo ngiyo nayo urumva ko nayo iyobowe na FPR biciye hehe biciye muri aba bakozi ba RCD kuko yiyemereye ko ari umukozi wa RCD nubwo bavugaga ko RCD yashize ariko yemeye ko ihari kandi kwikora kandi ndetse n'ikigozi cyayo nubwo kitari kiri ku ruhande ariko n'ikigozi kiremereye sinzi niba kigihambira ariko nyine niko bimeze ikindi kimenyetso tube twitonze gato aho metre uyu metre Ntimira ni umuyobozi w'abasaje yani abashinzwe gukemura amakimbirane ni ukuvuga ngo urashaka kuvuga yuko yagejejweho ikibazo cy'uko bariko bagiriza Mukiza yuko yavuze FPR kugira ngo bakemure impaka hanyuma ntiyazikemura kubera yuko ari umumambure wa RCD ukabihuza yuko ari ukubera ko yavuze FPR. Mukiza Kingungwa twahuriye kuri radio duhura kuri radio tuvuga ibibazo by'intambara ziri iwacu tuvuga kuri FPR n'uruhare rwayo hashize iminsi nkingahe hatangira procedure yo gukora Kingungwa baravuga ngo Kingungwa ngo yavuze mu izina ry'ababefe ariko Kingungwa yavuze mu izina ry'inka Kingungwa noneho abantu bahagarariye RCD hano barimo n'uyu Ntimira bahita babwira vice president wa Kingungwa ahamagaza inama yo gukura Kingungwa kandi Kingungwa ari president umuryango wabyura ucikamo bamaze gucikamo batangiye gukururana noneho barahura bibaza ku kibazo ngo bibaze ku kibazo bemeza ko vice president adashobora gutumira inama president hari noneho bategeka president gutumiza inama bamwe bamujamo abandi nuvuga ngo aba RCD ku ruhande rumwe abatari aba RCD ku rundi ruhande Kingungwa ngo abirebe aravuga ati iki kintu kigiye guteranya abantu kandi ibyo bambwira byo kureka kuvuga FPR kuko icyo bamusabaga no kureka kuvuga FPR baravuga ngo ureke kuvuga FPR tukurekere ku buyobozi bwa Banyamurenge Vyura Kingungwa arabyanga abyanze arademisiona amaze kudemisiona rero uwari ubihagazemo uwari ubiri mu mutwe n'uyu metere Ntimira kandi ejo bundi noneho yababwiye ko ari RCD iyo tubivuga atari RCD iyo tubivuga gusa mbere bari kuvuga ko twamubesheye nta wahuriye na RCD ariko noneho yarabyiyemereye ku mugaragaro ko ari RCD kandi uyu niwe wagize uruhare mu kweguza uyu nguyu Mukiza kubera ko Mukiza yavuze gusa ko u Rwanda rufite uruhare mu bibera iwacu ndetse banamusaba kubireka kubiceceka bakamureka arabyanga icyo ni ikimenyetso cya kabiri nguhaye icya gatatu hari inama yabereye mu Bubiligi yateranyije bamwe bavuye hano n'abandi bavuye Kinshasa n'abandi bavuye hehe bagamije kwiga ukuntu bafata umutungo wose w'Abanyamurenge uva hirya no hino ushobora gutabara ziyambabare ziri iwacu kugira ngo umutungo uzunyura ku bantu bakontorora abo bantu bakontororwa nabahe ni bare aba RCD abandi rero imitungo yose igomba kunyura hariya nimara kwikanariza hariya u Rwanda ruzaba rifite mu kuboko kwayo icyo gihe rero imitungo dutanga izaba imfabusa kuko izategekwa n'umwanzi wacu rero ngatekereza ngewe ko bariya bari ditabara
bashobora kuba aribo amafaranga atangwa ahangaha yo gufasha imfubyi n'abapfakazi bari hariya ashobore kuba ari ya finance reditaba kuko anyura muri bariya bantu kuko anyura hariya hantu bariya bantu hari ukuntu bahura hari ukuntu bafitanye imikoranire noneho rero reka ngaruke kucyo Metere Ndimira yavuze kandi nacyo ni ikindi kimenyetso mu byo yavuze ejo bundi yaravuze ngo tumaze gufata kandi ubwo ntiyavugaga ko FPR ifitemo uruhare yavuga nyuma mu baje niho yaje kuvuga ko ngo baraba partner ariko aravuga ngo FPR ngo yaje ngo twageze igihe tumaze gufata aharenga 50% bamaze gufata igice kirenga icya kabiri cy'igihugu ngo babemerera gukora nk'igihugu kwakira imisoro nk'igihugu gusaba inkunga nk'igihugu gusaba imfashanyo nk'igihugu cyangwa se kujera no gushyira mu bikorwa inshingano za leta noneho ziba za leta zibiri mu gihugu kimwe icyo gihe ngo bashyiraho amakontware ngo agira ifaranga zirenze uko batekerezaga ariko mwumvishe ikibazo cyo kuvuza abana amafaranga yarabuze ariko kandi yabuze amakontware afite amafaranga badashobora gusimbuka ariko icyantangaje muzasubiremo mwumva ukuntu yabivuze yaravuze ngo amafaranga yabaye menshi ngo ku buryo abantu bari kuyazira aho abo bari kuyabaziza ni bande ngo ku buryo ngo barushe ngo barazibukira ngo baravuga ngo pu ngo reka ngo amafaranga ngo aragenda ngo amafaranga ngo abanyura ngo mu myanya y'intoki ese ayo mafaranga anyuze mu myanya y'intoki ajahi nimba ataragiye muri FPR voilà rero icyo abantu baza birengagiza no kuvuga ngo izo zari element izo zara amadone cyangwa se sinzi uko nabyita mu kinyamurenge ibyo byari ibintu byakagombye kugenderwaho byari ibimenyetso byakagombye kugenderwaho bitwereka ko icyo dukorera ari RCD nayo ikorera FPR none kuvuga ngo ibyo dukorera byose biragenda bikaba imfabusa nicyo gituma mubona igihugu kiwacu cyasenyutse tudashobora kugira icyo tugikoraho kuko amafaranga twatanze ahangaha muri iyi mahoro ndakurahiye habe n'umuhanda yari kubikora kuko umugabo wigeze gupima gukora umuhanda hari iwacu yari yarasabye ibihumbi 100 by'idolari kugira ngo dutangire umuhanda wenda hazasigara ibiraro ariko ejo bundi twakubise ibihumbi birenga 300 abantu bavanwa ku mbuga kugira ngo badakomeza kubona ko amafaranga yinjira naho aje batutazanabaza ariko ngewe navuye ku rubuga amafaranga ageze ku bihumbi 179 ariko ayo mafaranga icyo yakoze kugeza uyu munsi wa none niki ari nicyo gituma nkubwira ngo ya mafaranga anyura mu myanya y'intoki muzarebe neza nimba nayanga yataraciye mu myanya y'intoki nkuko nari yindi yaciye mu myanya y'intoki ayo bari bafite ku makontwari Bukavu yaciye mu myanya y'intoki yaciye mu myanya y'intoki ajahe ayangaya murabona ibihumbi 179 ni guti wacu ashobora kuba inzara ingana kuri abantu bashobora kwicwa na bwaki ayo mafaranga yaratanzwe ahari uravuga amakuta yatanzwe mu gihe cyagabira gakondo ndagira ngo cyagabira gakondo nyuma aho se ntiyatanzwe ayandi ya speciale y'ibihumbi y'amadolari 100 iyo yabayangahe nyuma yaho hatanzwe iyindi 50 ubu ko haratangwa hamwe 100 ahandi 50 ahandi 40 ayo mafaranga yose ajahe tutirengagije atangwa ya buri kwezi y'amadolari 20 amafaranga agera ku bihumbi 40 buri kwezi ayo mafaranga uyateranyije yose muri ni gute bishoboka ko hashobora kuba inzara igera hari Metre hanyuma hari ikintu ariko buri gihe tubona ama video n'ibiki y'ibyo kurya biba byaguzwe hari gihe cyabayo cyabwaki bagatanga bikoma n'ibindi bintu bigiye bitandukanye none se uravuga ayo makuta ntaba yakoze none se uzi imifuka batwereka kwibari yangahe uzi igihumbi cyonyine gifite imifuka ingahe uzi ko
agafuka hariya mu Minembwe kagura amadolari 20 igihumbi gifite umufuka ingahe none ufata ibihumbi 3 bifite imifuka ingahe wari wabona baduhaye imifuka batwereka ingahe tuzobona ko bagenda batanga murungera bagera abantu bafata agafuka kangana gutya amafaranga dutanga umuntu yakagombye kubabona byibura umufuka wa 50 kilo le mois ku kwezi ufashe ibihumbi 50 cyangwa 40 abaturage bari mu Minembwe par famille buri famille uzibona agafuka ariko iyo batwereka nk'imifuka nk'ijana iyo imifuka ijana ni ibihumbi binga si nk'ibihumbi 2 bakajya bagateleviza abantu bakavuga ibintu n'amagambo n'ibiki ariko hano hinjiye amafaranga ibihumbi 100 hinjiye amafaranga amakeya ni 50,000 buri kwezi shiraho yande gakondo shiraho ya special n'andi ya special ayo mafaranga yose bamara katubwira ngo abantu barishwana bwake abanyendondo nta mafaranga babona bafite complaint zabo abanyarurambo ntayo babonaga abo mu Mikenge ntibasiba gutakira bene wabo ubu nyine nzi ko bari batangiye gahunda yo kuvuga ngo abanyamikenge bafashe bene wabo pasike benda gushira abanyamikenge bafasha abandi banyamikenge iyo gahunda yari isa nkiyatangiye nuko yaje gupfira mu nzira ariko ubu nyine uduce twinshi abanyaminembwe uduce two hirya za Monyi nimba ari Monyi nimba ari Kabingo bonyine bishugurikira gufasha bene wabo rero mu byukuri amafaranga atangwa n'ibikorwa ubigereranyije ntibihuye reka mbondeho no kuvuga ko n'ubu ngubu nk'uyu munsi wa none uyu munsi turi hano ubu ngubu batangiye kubera ko twatangiye kuvuga ibi bintu basanze nta bimenyetso bagira basanga nta bintu bafite noneho basigaye bagenda bakora utuntu dusa nko kuvuga ngo bakavuga ngo imibare amafaranga yinjiye naya ayasohotse naya yasohotse hehe ninde wayakiriye yagiye ariko ugasanga ibyo bintu barabikoze kandi babikoreye byakorewe i Kigali kuva mu kwezi kwa mbere ejo babundi niho babitanze bakora ishene y'amezi yose kugeza mu kwezi kwa gatandatu niho naherutse bageze rero iyo ni imitwe abajera amafaranga ntitubazi nicyatumye tuvuga twebwe ngo ibyo tuzakora byose umuryango ugomba kuzayoborwa n'abanyamuryango ntitugomba kuzategereza kwa bo hanze y'umuryango ari baza kuyobora murakoze metre tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu banku tubwira hariho abantu benshi bagiye babashinja yuko mwakoreye FPR bakavuga yuko ibi byose kubera iki mubivuga ruko mugeze hano muri Amerika mutigeze mubivuga mugikorera FPR Rwanda ntibishoboka ko mwaba mwarakoze amafuti hanyuma mukagira ibyo mushwanaho byanyu igihe mwahembwaga nabo muri umushahara wabo mukabavuga neza mukabakorera ariko mukaba mumaze kugera ino nibwo mutangiye kubasebya ikindi kintu bagiye bagushira mu majwi baravuga yuko wigeze kuja mu nkambi za hariya ku Kibuye yitwa Kiziba ushishikariza abantu guhuza ikiriyo cy'abanyamurenge biciwe mu Gatumba n'ic'abantu bo muri Nord Kivu abantu babibonye ndetse ngo haza kuba n'intonganya nyinshi cyane abantu babibona nko gupfobya genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba ibyo bintu urabivuga hiki undunguje ikibazo ntari nateguye ntari nanatekereje ko gishoboka kuko ni ikintu cyabaye kera kandi mfite impapuro zacyo kuva bitangiye kugeza birangiye njyewe nabigiyemo ratekereza nko mu myaka ya za 2010 tekereza na 3 cyangwa na 4 na 3 niko nkeka ariko mbijyanwemo na metere bukuru metere bukuru iwe yarasanzwe ajya kwibuka agafata umwanya akajya kwibuka mu nkambi kuko i Kigali habaga hariho akavuyo ko kwibuka abantu bakabifata ku mugoroba wa nyuma
ugasanga bose ko bararwanira mikoro ko baragira gute ibintu ntibiorganize ariko noneho bukurambwa ati sasa twebwe twigendera hehe mu nkambi noneho twajanye mu nkambi ya Nyabiheke nk'injuro nka zibiri mu myaka nyine ibiri kurikiranye ariko iyo myaka yombi bakatubwira ko bafite icyifuzo ko bazahuza mutualité nanje ibyunamo nkaza mutualité zibiri zitandukanye abanor na side bagahuza noneho kikaba kimwe kuko bose bari mu nkambi imwe kandi bose ari abanyekongo habaye mu mwaka wa 2014 irangira mbona waruhagarariye icyunamo w'umunyamurenge umwana w'abadahurwa arazagera mu rugo arambwira ati rero tukiri mu Nyabiheke twarangije icyo kiriyo abahungu b'imasisi baraza ari nk'abatanu noneho kuko twaharaye baratubwira bati dufite icyifuzo kandi cyatangiye muri 2011 none kugeza uyu munsi wa none tuba tugenda tugisubika ariko icyo cyifuzo nicyo kuvuga ngo tuzahuze noneho turataha bukeye abanyenkambi bonyine barampamagara numva barampamagaye bati uri mu rugo ndi mu rugo uwo muhungu araje ageze mu rugo arabintekerereje antekerezo ibyo barimo ati none gatugende ni hano hafi kwa Rando oro njewe aho iwanje hari hafi no kwa Rando turazamuka no kwa Rando twashigeze twasanga hari abantu barenga 30 n'abangahe bavuye mu nkambi zitanu zitandukanye zo mu Rwanda bashitse bemeza ko mu nama bavuga ikibazanye ko ari uguhuza bakagira icyunamo kimwe barangije kugira icyunamo kimwe kikazaza biborohera kubikorera hamwe kuko twese turavukana bizatuma habaho n'umuco wo guhuza n'umuco wo gusabana no kwegerana no kumenyerana ibibazo aya macakubira tubamwo nayo agashira bavyemezanya gutyo bamaze kubyemezanya rero twese aho ngaho urabona baravuye hirya hatandukanye dusanga kwinjira muri detaye y'imikoranire nuko bizemezwa naho tuzahuriza ntibiri bukunde noneho dutora komisiyo iyo komisiyo rero nyiza nk'umumambure wa komisiyo njewe nari mambure usanzwe mu banyamurenge twarimo batoye abanyamurenge 5 abo muri Noru 5 njewe nza muri abo 5 n'abandi banyamurenge 4 noneho turakora ariko babanyamurenge bo mu nkambi baratubwira ngo twebwe icyo twifuza nuko duhurira ku itariki ya 13 ya Gatumba ikindi cya kabiri nuko izina ry'umunyamurenge ridashira ni ibintu bibiri tugiye mu mishikirano noneho tugiye muri ya equipe iziga muri komisiyo iziga feasibilité ya cya kintu cyemejwe muri ya nama y'inkambi zose zahuye kandi izo nkambi zarimo abanyamurenge nibo bari babihuje twe gusa batuzanye nk'abantu b'impuguke baraho kandi batekeza ko aricyo twabafasha ariko ntabwo twari tuzi naho byateguriwe noneho bamaze kutugeza aho ngaho badutoye muri komisiyo kubera ko twari abanyakigali kandi dushobora kubona umwanya munini kuruta abo mu inkambi zari zitandukanye ngo bamwe bari mu majepfo abandi bari mu majyaruguru abandi bari burasirazuba n'iburengerazuba inkambi zitandukanye zari zitanu badutora turi 10 presque twese kwa twari 10 twari abanyakigali sauf uwo mwana w'abadahurwa niwe wari umunyenkambi nawe uko twakoraga inama kenshi twamuhagatike akagaruka akaza tugakorana inama noneho twemeza ko twese hamwe abanyamasisi bava ku matariki yabo cyangwa se abo muri Noru tubakura mu kwezi kwa 5 tubazana mu kwezi kwa 8 baravyemera bamaze kuvyemera turavuga ngo ikiriyo kizaza gitangira ku itariki 4 tugisoze ku itariki 13 za zindi abanyamurenge bifuje nuko niko byagenze
kubera inyungu z'abantu b'abanyamurenge bari bafite mu giti cyabo cyane cyane twaje gusanga ari uwo muhungu w'umudahurwa wari ushinzwe witwaga ko ari we ushinzwe kwibuka noneho cyaje hamwe muri bose ya mafaranga yazaga gusaruza i Kigali agahamagara muri leta zindi bakamwohereza nk'akadolari 100 agahamagara ye bakamwohereza 100 noneho yayandi yasaruzaga nta kigiye muri konte ye cyangwa se muri konte bajera noneho izaja muri konte rusange kandi babijere ari benshi arahindukira toya ngo abanyamurenge babyanze kabya bindi bavuga ngo ruturwa ngo yiyamamaje ngo abanyamurenge babyanze abo banyamurenge babyanze nkamaza sewe abanyamurenge babyanze nabahe noneho banze ibyo tutarasohora ntiturabyemezanyaho noneho rero icyatumye rero anyikoma njyewe niki kuko perezida yari uwitwa Alain Rumenge Alain Rumenge yari perezida vice perezida yari uwitwa Rucyahana wo muri Nord secrétaire wa mbere yari uwo muri Nord njyewe nkaba secrétaire wa kabiri hakabaho na trésorier n'ibintu ngibyo urumva nari umuntu uri hagati aho ngaho noneho rero bukeye bwaho wa mugabo turangije inama amaze kubona ko twemezanyije ariko twemezanya ataratekereza ko byemerwa noneho turatahana no mu rugo ngo tugere mu rugo tuza amakuru ati buriya abanyamurenge ntibabishimye biriya bintu twemeje ntabwo abanyamurenge babikunze tuvuye kubyemeza ubu nyine nta muntu n'umubizi abo banyamurenge bamenye ibyo tutaremeza tutarasohora tutarumvikanaho tubyemeje ubu mu minota abanyamurenge bahita babihakana bikameme arambwira ngo noneho naje kukubwira ngo tureke kubisinya nuko niko byagenze ati ariko kandi nanabwiye metere bukuru we yemeye ko adasinya kubera ko namubwiye ko abanyamurenge batabyemeye ndamubwira ngo sasa wibeshye iyo uza kubimenya ntuba waraje saha siho wari wicaye umbwira ngo tubijemo none uraje kumbwira ngo wicaye kandi kuri ya ntebe ngo tubyice kubera iyo mpamvu iyo mbimenya ko ari kikuzanye ndakurahiriye simba nemeye kurara muri iyi nzu ariko kubera ko uri umushyitsi nta kundi byagenda ariko iki gitekerezo sinacyemera noneho arasohoka muri uko gusohoka rero twararyamye buracya mu gitondo azinduka agenda noneho agiye avuga ko njyewe wari amafaranga y'u Rwanda kugira ngo nje gusenya abanyamurenge inzandiko ndazifite ibyo twemezanyije inama zabaye ibintu byose ndabifite byose muri yumbwira mba nagiye kureba mu gikapo nkabikuramo tukabisoma muri makeya rero nuko niko byagenze nta kintu naho gukora FPR rero waruvuze ntabwo nakoreye FPR njyewe nakoreye u Rwanda k'igihugu nari mu gihugu nsaba imirimo muri za ministeri nsaba imirimo mu nkiko mva mu njya kuba mu avoka nikorera gwiti cyanje nta hantu nahuriye na FPR ahubwo nanjye nayifite gusa nyine tubazo kwa FPR kubera ko hari ibyo bantegekaga gukora cyangwa bansabaga gukora nabonaga bidashoboka bigatuma nsezera ku kazi kubera ko mbona ibyo bambwira bidashoboka kumbwira ngo nimba ndi umucamanza mfunga umuntu kubera ko bashaka ko mufunga ahubwo icyaba kiza njyewe nuko nakwegura nkava kuri uwo mwanya nkawuvaho ntabwo nigeze nkora FPR aje wa FPR n'icya kabiri nakoreye u Rwanda nk'igihugu nk'abandi bose hanyuma nza kuza nari umuavoka nta handi nari mpuriye n'ibyo ngibyo kuba ngo nakoreye FPR nari amafaranga yabo hari nabambwiye ngo nari ngo nize kuri bourse yabo yego narayizeho mu byukuri ariko kandi bourse yabo narayishyuye kuko navuye mu Rwanda narishyuye amafaranga yose nari narafashe y'inguzanyo niga muri university rero nta kintu na kimwe njyewe ashobora kunshinja cy'u Rwanda tekereza ko cyabayeho nayo cyo kuvuga ngo abanyamurenge ndatekereza ko abanyamurenge ibyo bavuze ntibashobora kubona n'igihamya n'igisonga nta nicyo bagize
nta na kimwe kabisa. Okay, noneho intambara ziri iwacu kuri none murazibona gute? Rero kuvuga ku ntambara, ubwicanyi n'intambara, reka tubyite intambara, njyewe mbyita jenoside. Iriya ni jenoside ifite abayiteguye, ifite abayishyira mu bikorwa. Wenda bisabye umwanya wo kuyivuga ku buryo burambuye. Ubu ngubu nkabona wenda umwanya usigaye ni mutoya, ariko kugira ngo umenye intambara rero ni nko kumenya ikirere. Burya iyo uri umuhanga cyangwa se uri umuntu ushyira mu gaciro cyane cyangwa se uzi kwitegereza, ushobora kureba ikirere ukamenya ko imvura iri bugwe, ukareba ikirere ukamenya ko imvura iri buze mu muyaga, ukareba ikirere ukamenya ko imvura iri bugwe nyinshi cyangwa ari nkeya, ukabona hijimye, ugahita uvuga ngo kubera ko kwijima guturutse iburasirazuba nta mvura iri bugere hano, kubera ko kwijima guturutse iburengerazuba wenda nta mvura iri bugere ahangaha, bitewe n'ahantu uhagaze n'ahantu uri. Rero kugira ngo ubashe kumenya ziriya ntambara, bisabye d'abord kuba kwisitiwe ahantu ureba ukamenya aho iyo ntambara yaturutse. Noneho numenya iyo ntambara yaturutse, uzagira icyo uyivugaho kubera ko uyizi. Ariko kugeza uyu munsi wa none intambara zihari ni intambara nk'uko umugabo witwa Ruberangabo yazivuze. Yaravuze ngo ni intambara z'amafuti. Intambara z'amafuti rero nta wabona uko azivuga. Ni intambara z'amafuti nyine. Abarwana bazirwana mu mafuti, abatabara bagatabara mu mafuti, n'abazirwana bose ugasanga bari mu mafuti. Rero kugira ngo ubashe kumenya neza ni ukumenya intambara iherereye. Ariko intambara uko igaragara nk'uko nabivuze, ni intambara y'amafuti. Kugira icyo umuntu yayivugaho birasaba kubanza gucukumbura ukamenya abakiteri bayo ni bande, uyu munsi wa none ko bararwana ngo bagere kuki. Ariko urebye intambara ku ruhande rw'abanyamurenge, ndatekereza ko ku ruhande rw'abanyamurenge ni intambara idafite igisobanuro. Ntifite igisobanuro kubera iki? Abanyamurenge baricwa umunsi n'undi, abanyamurenge baratwikirwa umunsi n'undi, abanyamurenge bararaswa mu mihana, bakarasirwa ku misozi, katubanze tubahe na pole. Ariko kandi abanyamurenge basigaye ntibashaka kwicara ngo barebe iyi ntambara hituruka, ntibashaka kwicara ngo barebe iyi ntambara ayikomoka. Kubera iyo mpamvu rero ugasanga kugira ngo umuntu agire icyo yivugaho nuko hari ibintu byinshi umuntu agomba kubanza kwigaho, hari ibintu byinshi umuntu agomba kubanza gutekerezaho. Kubera ko iyi ntambara y'uyu munsi isa nkaho ari iya leta na twirwaneho ele makanika, kuko twirwaneho zirimo kubiri. Kugeza ubu ngubu ntawe uzi niba twirwaneho zose zizaterwa cyangwa se zizarwanwa. Ariko ikigaragara nuko zishobora kurwanwa zose, kubera koko ni imitwe yose yitwaje intwaro mu buryo budakurikije amategeko. Nubwo birwanaho, ariko batunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko muri ibyo byose, ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose, burya Bibiliya ivuga ngo ibintu byose byaremwe n'ijambo. Burya ijambo niryo riza riyobora ibindi bintu. Ikivugwa nuko abanyamurenge batari ku ruhande rwa leta, kandi ibyo bintu bitakagombye kubaho, bitakagombye no kuvugwa, bitakagombye no gutekerezwa. None bamara kuvuga ngo ntibari ku ruhande rwa leta,
leta yabarasa bagasa kandi bakakomporeninga kandi igomba kubarasa kuko nimba umuntu yitwaje intwaro akaba yitwaje intwaro mu buryo budakurikije amategeko aho gukoresha ijambo rivuga ngo twisunze leta twafashe intwaro kugira ngo dufashe iyi leta yacu kurwanya iyi mitwe ariko tukavuga ko dufashe intwaro tugomba kurasa leta vara ikintu cy'amafuti kiri muri iyi ntambara kandi noneho ikaza mu gihe yashizwe ahagaragara cyane cyangwa se yavuzwe kuri media cyane igihe Kabila yari yavuye ku butegetsi kandi Kabila ari we waziteguye rero ikibazo naho niho ruzingiye abateguye intambara n'abafite igisirikare kugeza kuri uyu munsi wa none ntabwo ari bo bayoboye igihugu ni ukuvuga ngo igisirikare gifitwe n'abavuye ku butegetsi ni nabo bakomandinga ni nabo batera nibo bafite n'iyo mitwe ariko uyu nguyu perezida wo gufashwa kugira ngo barebe ko yarangiza izi ntambara ugasanga bamutaye nawe ko ari we nyirabayazana kandi ba nyirabayazana bari aho ngaho ko barakora ibintu byabo muri by'ukuri iyi ntambara ni intambara y'amafuti gusa n'icyo umuntu yayivugaho wenda detaye zayo umuntu yazazivugaho ku buryo burambuye kuko iyi ntambara irasaba analyse ndende irasaba kwitekerezaho cyane irasaba ko ibintu biyivugwaho cyangwa se biyitekerezwaho bishakirwa ibimenyetso muri makeya nicyo ngicyo nakubwiraho ariko gusa nuko intambara abanyamurenge bagira imbaraga ntacyo barimo kurwanira bagira imbaraga nkeya nibyo zavuga ngo nukurwana uyukiranye no gusumba arakuvuna wamutsinze cyangwa akakuvuna yagutsinze rero ndatekereza ko twakagombye kubigiramo ubwenge gusa kugira ngo tubashe kubaho ariko nitubyitwaramo nabi ibibazo bizatubana byinshi kuruta uko tubitekereza nicyo ngicyo navuga kuri izi ntambara zihari naho ibindi wenda umuntu yazabikora analize mu buryo bwihariye arizo zonyine umuntu yatangiriyeho wenda ibibazo bikabazwa nyine ari byinshi cyangwa se ku buryo umuntu yabona umwanya wo kubisobanura uburyo buhagije nakoze turagushimiye cyane ku kiganiro tugiranye Maître sawa murakoze namwe reka tubashimire ariko cyane tubashimira kuba mwatanze umwanya wanyu kuba mwaje kutureba kuba mwatanze igihe ndetse n'ibikoresho byanyu uburyo n'ubushobozi byose mwakoresheje mu by'ukuri turabashimiye kuko mwaduhaye agaciro ndabashimiye rero n'ubutaha tuzaba turi kumwe wenda ibi bitekerezo by'izi ntambara abantu bazabianaliza turi kumwe ariko cyane cyane twabihaye umwanya uhagije murakoze ibiganiro byacu ntibiteze gushira niko duhora tuvuga iyi ngiyi yari One Africa TV kuri mikro nari Professor Rutikanga ambasaderi w'Imurenge navuga ngo ambasaderi ukumva nyine umwe rukumbi tubonana ubutaha ciao ciao